Hello guys, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Muri video none tugiye kukwereka uburyo wareba amanota ya Senior 6. Resultat za Senior 6 zigiye gusohoka mu kanya gatoya saa 9. Murabona ubu ngubu turi mu masaha ya saa sita, ariko resultat zigiye guhita zisohoka mu kanya. Muri video rero ikintu tugiye kukwereka, link cyangwa se inzira wacamo kugira ngo ubashe kubibonera resultat zawe, utiriwe uhamagara hirya no hino ngo bagire ute ngo babigukorere. Turatinze, reka tukwereke uburyo ki bikorwa. Ni kuri Senior 6 ndetse na Senior 3 nimba utarayarede cyangwa se ufite umuntu ushaka kongera kurebera, nabyo wagira ute wabira, kuko byose ni inzira imwe. Ibisanzwe uraza muri browser usanzwe ukoresha cyangwa se ukoresha mu gihe ugiye kurebera abandi. Noneho ko tugiye gukoresha iki? Google Chrome. Okay, muri Google Chrome nituhagera tuba dufite screen imeze uku nguku. Urajya hano usanzwe usacingira, then numara gusacinga urasacinga iri jambo. Okay, urandikamo NESA result 2025 iri ngiri ubona. Okay, iri ngiri niryo uragira ute, niryo uri busacinge. Then urahita ugera kuri izi link zimeze gutya. Urabona dufitemo link za Mineduc, dufitemo amalinki ya SDMS. Wowe icyo uri bukore urakanda kuri iyi link ya mbere, iyi ngiyi nyiragira ute niyo uri buhitemo, iyi ngiyi ya mbere. Then numara kuyikirikaho uku nguku, then urabona hano handitse National Exam Result, niho ugira ute urahita ugera. Urabona hano dufite ibara ry'ubururu, ahangaha handitse Advanced TSS Professional Education Level, niho ugira ute niho urahitamo mu gihe ugiye kureba amanota ya Senior 6. Then urabona ahangaha ho hari ordinary na primary level, ubwo ni ibya primaire ho. Then unushiramo index number, then ukareba resultat. Naho kwebwe icyo tugiye kureba amanota ya Senior 6 kuko atari yasohoka aka kanya, batari babyafishe ngo bibe public, ariko uburyo bwo kuyarebamo ni ubu ngubu. Then turaza hano, uraba ufite ubururu. Then hano hambere, ahangaha hambere urashiramo index number zawe, ijya code yawe nyine wakoreye ikizamini. Then ahangaha ha kabiri urabona urashiramo irangamuntu yawe. Then numara gushiramo irangamuntu yawe, icya gatatu uri bukore urahita ukanda hehe, ahangaha ha kane nako ha gatatu handitse get results, niho urute niho uri bukande, ahangaha niho uri bukande. Then ukabona resultat zawe. Ukimara kwakanda urahita ubona amanota yawe. So link irahita kwinjiza ahangaha, urayisanga muri description y'iyi video. Irahita gutungutsa neza ahantu iyi video cyangwa se iyi screen uraba ufite imeze uku nguku, mu gihe utagiye guca kuri Chrome. Nimba uri kuri iyi video, jya muri description uhita ukanda kuri link irimo, urahita ugera kuri screen imeze uku nguku. Ciao, reka tubane muri video iza gukurikira. Gusa ngwibutse, nimba byakunze andika muri comment ni uko ubibona nyine, niba ubona byakunze andikamo uti byakunze. Ciao, reka tuze kubana muri video iza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.